Amahoro y'Imana n'abe kuri wowe kandi abe ku muryango wawe, abe ku gihugu cyacu muri rusange. Suhuje abakunzi ba Bigerezo TV aho muherereye, tugize umugisha udasanzwe. Umugisha udasanzwe kuko kubona uyu mukozi w'Imana ntibiba byoroshye, ariko ndabona Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Muhire, muraho neza? Yesu ashimwe. Yewe wabawe iminsi myinshi cyane. Yego. Turagushimiye kandi tuguhaye ikaze kuri channel ya Bigerezo TV. Uri umwe mu bakozi b'Imana bavuga Yesu neza. Ndabizi nimvuga ngo bavuga Yesu neza, hari n'abavuga Yesu nabi. Hari abantu bamuvuga nabi, bakamusebya. Igihe nabwiye ejo bundi umuntu ndavuga ngo ngewe icyo Yesu amariye ndakizi, sinzamuvuga nabi. Rero uri muri bamwe bake nzi neza bavuga Yesu neza. Niyo mpamvu twagutumiye kuri Bigerezo TV kugira ngo utuganirize ijambo ry'Imana, emwe niyo byaba ari ibindi nk'ubuhamya, ubuhuguro se, ugira byinshi. Turakwakiriye uze kongera ijwi kugira ngo umeze neza. Ariko umeze neza nta kibazo. yego. Abadukurikiye, Muhire ni muntu ki? Uyu muvandimwe twatumiye, ndagira ngo utangire utwibwira, utubwire Muhire uwo ari we. Irya mbere ubundi nitwa Nsanzumuhire Jean Baptiste. Kuki barihinaze? Ubu nyine ni kwa kundi bari nk'uko umuntu bayitwa Theogene cyangwa Theophile kavuga Theo. Yego. Nibyo nta kintu babitwaye, rero barahina bakavuga Muhire. Yego. Burya amazina ari mu irangamimerere ni Nsanzumuhire. Okay. Hanyuma rero ndi umukristo, ndumva icyo ari cyo cy'ingenzi, ndi umukristo. Yego. Uri umugabo? Mfite n'impeta, ndi umusaza. Umusaza, ndi umugabo, ngize imyaka 43, ntashaje ntazi. 43? Muri 43 ngewe. Wese Mfite n'abana 6. ufite umugore n'abana 6 ku myaka ya 43? Yego. Wowe rashimwe. Uzi ko umuntu atabimenya, ariko hari umuntu yigeze kumbwira, arambwira ngo burya ngo uyu muntu ngo akorera Imana akamuha ibyo gusenga no mu bihe byiza by'Imana, ngo gusaza Zaburi ya 90 ndumva ari na 2 ahari. Yego. Niba ntibeshye, hari amagambo avuga ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo. Yego. Azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Yego. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Yego. Bazagumya kwera no mu busaza bazagira amakakama menshi n'itoto. Yego. Nta kindi rero giteye iri toto ubona ni uko twabaye mu bikari. Yesaya nawe yavuzeho 46:3. Yaravuze ngo munyumva ba Yakobo. Abona ateruye mu kivuka. Avuga ijambo rikomeye. Ryuzuze nawe. Umuzarinda musaza imvi zikiruye. Yego. Ubundi mu bintu bidatuma tudakanyara radari rya mbere. Yego. Iyo wicaye mu rugo ukaba uzi ko ufite abana 3 cyangwa 4, ukaba uzi ko araba, ukaba uzi ko nta bandi bari hirya inyuma y'umusozi wahishe umugore. Iyo stress utayifite, uricara ukagubwa neza, uvuga utaba abana n'abandi. Yego. Kimwe n'umugore wicaye mu rugo, ukaba uzi ko afite abana b'umugabo we. Yego. Azi yuko nta bandi yazaniyemo hirya ku ruhande. Ibyo bimutera ikintu cyitwa umunezero, self confidence. Yes. Igira icyizere. Ikindi cya gatatu, cya kabiri, iyo ugenda utikandagira uvuga ngo kubera abantu nambuye, kubera abantu nahemukiye, nta bintu wikanga. Ni ukuvuga ngo niyo uriye, niyo warya ikijumba kimwe uhita ugubwa neza. Ni uwo munezero rero wo mu gakiza k'Imana. Niyo mpamvu ubona ngeze 43 kandi nkiri umusore. Yego disi. Nibyo nabi. Urakoze cyane. Reka ntangire senga Imana, twakira ijambo ry'Imana, nicyo twaguhamagariye, kandi Muhire wakoze kuduha umwanya wawe, natwe tuguhaye ikaze kuri Bigerezo TV. Turagushimiye ko uduhaye umwanya, Mwami Yesu. Tugushimiye kubw'umutumirwa mwiza waduhaye umunsi kuri Bigerezo TV. Numuhe umugisha kandi ukorane nawe. Turamusengeye kugira ngo ukorane nawe mu ijambo ryawe, kandi iri jambo rizagere kure cyane hashoboka ku bantu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ribahindure. Urakoze kugiye gukora n'umukozi wa mu izina rya Yesu. Amen. Tuguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Karibu Muhire, umukozi w'Imana. Murakoze. Imana n'ijuru umugisha abadukurikiranye mwese. Ndagira ngo dusome mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 4, umurongo wa mbere. Titire y'amagambo iravuga ngo
abafilisitiya banyaga isanduku y'Uwiteka mu ntambara. Ku murongo wa mbere haragira hati bukeye Abisiraheli batera abafilisitiya bagandika ahateganye na Ebenezeri, abafilisitiya nabo bagandika kuri Efeka. Abafilisitiya bateza urugamba kurwanya Abisiraheli, basakirana n'Abisiraheli, barasakirana. Abisiraheli baneshwa n'abafilisitiya. Muri iyo ntambara bica abagabo nk'ibihumbi 4 mu rugamba rw'ingabo z'Abisiraheli. Nuko ingabo zigeze mu rugerero, abakuru b'Abisiraheli barabazanya bati ni iki gitumye Uwiteka atureka? Turaza gutinda kuri aka kantu. Ni iki gitumye Uwiteka atureka tukaneshwa uyu munsi imbere y'abafilisitiya? Nimuze tujye kwenda isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, tuyikure i Shilo, tuyizane aha, kugira ngo nigera muri twe idukize amaboko y'ababisha bacu. Amina. Maze abantu batuma i Shilo, bavanayo isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Nyiringabo wicara hagati y'abakerubi. Kandi abahungu bombi ba Eli, Hofuni na Finehasi, babaga ku isanduku y'isezerano ry'Uwiteka. Reka dusimbuke dusome ku murongo w'10. Nuko Abafilisitiya barwana n'Abisiraheli, baraneshwa, barirukanka, umuntu wese yiroha mu ihema rye. Habaho kurimbuka kunini mu Bisiraheli, hapfa ingabo zigenza n'amaguru inzovu 3, kandi isanduku y'Imana iranyagwa. Nashakaga isanduku y'Imana iranyagwa, n'abahungu ba Eli bombi, Hofuni na Finehasi, barapfa. Nimwakire ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo meza aryoshye, Umwami Imana yashyize ku mutima wanjye. Habayeho intambara. Hari umuririmbyi wavuze ngo urwane intambara nziza. Yego. Ese ubundi intambara nziza ni iyihe? Ko intambara yose yica. Intambara nziza ni iyihe? Ubwiza bw'intambara ni ukuyitsinda. Nibwo bwiza bwayo. Ubwiza bw'intambara ni ukuyitsinda, ntabwo ari ukuyitsinda. Habayeho urugamba rw'Abisiraheli n'Abafilisitiya bagiye kurwana, kandi muri uko kurwana ni Abisiraheli bashotoye Abafilisitiya bajya kubarwanya. Impamvu ni iyihe? Ni uko Abisiraheli babaga bizeye intsinzi 100%. Bakayizera mu buhe buryo? Ni uko bari bazi ko bafite Imana ibarwanirira iri hagati muri bo. Ariko nubwo bagiye kurwana intambara, ntabwo babanje kureba niba Imana ikiri hagati muri bo. Imana yari yaragiye ntibabimenya. Noneho baguma ku mateka, baguma ngo yaravuze ngo dufite isezerano ryo gutsinda, kandi ikizatuma batsinda ni Imana yagombaga kubatsindishiriza, ariko bari barayimuye. Bibiliya ivuze ngo iki? Imana yashakaga iki muri iyi ntambara? Aricyo ngira ngo tuganireho, kuko mu ntambara ya buri umwe wese Imana iba ifite ikintu ishakamo. Ubundi ugomba kureba intambara iri mu Rwanda, niba zituruka kuri Satani, niba zituruka no ku Mana. Intambara zituruka ku Mana, kugira ngo uzazineshe bigusaba kubanza kumenya impamvu Imana yaziguteje. Ese ni ikigerageza Imana yaguteje kugira ngo uhakure ubuhamya bw'ejo hazaza? Ese ni igihano Imana iguteje kikakimo kiguhondagura kugira ngo nabwo umenye ukuri wirwana? Iyo ari ikigerageza Imana yaguteje kugira ngo umenye ubuhamya, ikureme mu buhamya bw'ejo hazaza, bigusaba iki? Bigusaba gusenga, ukegera Imana ikaguha imbaraga, ukihangana, kugira ngo cya kigeragezo iminsi Imana yakigeneye kizarangire kitaguhitanye. Kubera ko ibindi bigeragezo by'Abakristo tubyita amashuri. Muri twese abantu munkurikirane mwabyaye, nta muntu n'umwe ukora ikosa ryo gukura umwana we mu ishuri atarirangije. Niyo umwana asimbutse ishuri akagenda, bamwita ikigwari. Iyo ageze n'iwabo baramukubita bati kuki utagiye ku ishuri, byagenze gute? Neno iyo ari intambara rero ziturutse ku Mana yaziguteje kubera ko wayikoshereje,
kugira ngo zirangire izo ntambara usubira ku mana ugakosora ibyo wari warakosheje, imana nayo ikamanika ukuboko ikavuga ko barengukishije ababisha. Amina. Ababisirayeli rero bataye imana. Bibiliya ivuze ngo iki? Iyo usomye ku gice cya 2 usanga iyi ntambara yarashojwe n'abahungu ba Eli. Bayishoje gute? Bibiliya tuvuga ngo kandi Eli bari bigoryi, ntabwo bari bazi Uwiteka. Aba bahungu ba Eli ni Feniyasi na Kofoni. Kandi dushoje tubona isanduku y'isezerano imara kunyagwa, nabo ngo barapfuye. Aba bahungu ba Eli barabatambye, nibo bagombaga kuba impande y'isanduku y'Imana, barabari nibo bagombaga kuyiheka. Igihe rero bari mu murimo w'ubutambyi, bari bari impande y'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, ntabwo bagenjeje nk'uko Imana yari yarabateganyirije bagombaga kugenza, ahubwo baragiye ngo barya ibitambo barahaga. Nk'uko biri bivuga muzasoma kino gice ngo barahaze baranahonjoka. Noneho bafata uburyo ibitambo byagombaga kugenzwa, bo badeviye amategeko y'Imana, kugeza ubwo ngo bari bafite abagaragu bakabatuma ngo bakajya gusanga umutambyi ahari. Uko batambaga ibitambo Abisirayeli, iyo umuntu yakoraga icyaha cyangwa se yacumuye, bazanaga ibitambo bagombaga gutambira Uwiteka, ngo Uwiteka agahumurirwa n'umubavu w'ibyo bitambo, ari n'ikinyama zisigaye abatambyi n'Abalewi akaba arizo barya. Ariko babanjije gukora umurimo w'Uwiteka nk'uko yabasezeranyije. Aba bene Eli rero ngo bari bafite abagaragu cyangwa se abo nakwita abakozi, ngo bakabatuma ku mutambyi, akagenda akavuga ngo umutambyi aravuze ngo ni mu inyama, akavuga ngo kandi ngo ntago ashaka izihiye ngo arashaka imbisi. Uzasome Bibiliya iravuga ngo niyo umutambyi yavugaga ngo umureke tubanze dukore umurimo w'Uwiteka, ngicyo mushaka icyo umutima yawe wifuza cyose urakijyana. Umva ariko iryo jambo, mureke tubanze dukore umurimo, nitumara gutamba tubirangije, icyo umutima wawe wifuza cyose urakijyana. Ngo barangaga ntibarindire ko Uwiteka abanza guhumurirwa n'imibavu, bakanga bakavuga ngo uraziduha, ngo bakavuga ngo twe turashaka imisi ntidushaka izihiye. Umutambyi yabwiye ati mureke tubanze tugenze nk'uko amategeko y'Imana ari. Bakavuga ngo uraziduha niwanga turazijyana ku ngufu. Kubera iyo mpamvu abo bagaragu babaga bishingikirije ababatumye, babaga bishingikirije bene Eli, babaga bari kuri hedikota hejuru ishiru isanduku y'Imana yabaga. Barangiza ngo iyo bajijinganyaga abatambyi batinze, ngo bari bafite icyuma ngo gifite ingobe, ngo bajombaga mu isafuriya cyangwa mu nkono ivuga, bakabijabura bakabitwara ibitambo bitaragera ku gihe gishyitse. Hanyuma ababirebaga ngo bituma bazinuka igitambo cy'Uwiteka. Barakizinuka bitewe na bene Eli. Twongeye tugaruke tutararengaho muri ubu bwami bwera bwa Kristo. Ubu twahinduwe abatambyi, abantu bose bahinduwe abahanuzi, abantu bose bahinduwe kuba amaraso ya Yesu. Ese ubu nta bantu baba barimo bazinuka umurimo w'Imana kubera wowe unyumva, bakavuga ngo kugira ngo dusenge nka runaka, kugira ngo duhanure nka runaka, ngo na runaka yari umuhanuzi. Ese ibi bikorwa ukora ntabwo byatuma hari abantu bazinuka umurimo w'Imana? Ntabwo byatuma hari abantu bazinuka itorero ryawe? Nta bantu batuma bazinukwa ikorari urimo? Yego. Bibiliya ivuga ngo iki? Ntabwo barekeye aho rero. Iyo bamaraga guhaga ibyo bitambo, ngo basambanaga n'abagore bakora ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Umva icyo barenzagaho. Barenze gufata ibitambo, barabijabuye, birengeje amategeko, bamaze no guhaga, bageretseho n'icyaha cy'ubusambanyi. Biravuga ngo ibyaha bya bene Eli rero biragwira, birazamuka bigera ku Mana, biragwira birazamuka bigera ku Mana, bituma Imana irakara ku rwego rwo hejuru. Irangije ifata umuhanuzi imwohereza kuri Eli. Imaze kumwohereza kuri Eli, iramubwira ngo sinjye wiyeretse umuryango wasoma ukiri mu Egiputa, sinjyewe wo gusezeranyije isezerano, nkakubwira ko uzagendera imbere yanjye iminsi yose, nkakubwira ko urubyaro rwawe ruzaba batambye iteka. Ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo none niki cyatumye ukunda abahungu bawe ukabandutisha? Ibyo byose byabaga Eli yarabimenyaga, ariko ntacyahe. Eli yarabimenyaga, abana bakabafata gutya. Kandi ubu tugwije abantu bafata abana babo bakabarera nabi. Ntugati ukabona umwana w'umushumba niwe wambaye ubusa muri korali, ukabona umwana w'umushumba niwe wambaye ubusa muri korali mu byuma arimo acuranga, wanavugaho bakavuga ngo uyu ni umwana w'umushumba.
kandi ahagaze imbere y'abantu arigisha abantu iby'ubwami bwera bw'Imana, akababwira uburyo umukristo akwiye kwitwara. Ariko wagera ku mwana we kandi umwana we wanamuvugaho ugasanga isi arahagurutse, cyangwa ugasanga hari andi maboko ahagurutse, kavuga ngo twebwe, ngo ni twebwe bayobozi b'itorero. Ntabwo yigeze abacyaha. Byatumye Imana irakara, iramubwira ngo nari naravuze ko muzagendera imbere yanjye, ariko birahindutse ntibikaba. Ikintu cyatumye Imana isinyura isezerano, n'isezerano ryo mu isi bisanzwe kurisinyura warasinyiye mu mategeko, biba bigomba ibihamya bifatika. Kamubwire ati ubu ntabwo wafata umugore wawe ngo tugende tuye gukora divorce, babanza kubasaba ibimenyetso n'impamvu abacamanza bakumva yumvikana, kavuga ati abantu turabatandukana. Iyo basanze itumvikana bavuga ngo mugende mubane, nta mpamvu n'imwe ituma mu divorce. N'amategeko y'isi arakomera. Iyo agiye gusinyurwa hagomba gutera, haba hari ikintu gikomeye cyabaye runaka. Reba noneho Imana kugira ngo ivuge ngo nari naravuze, ariko none ubu ndongeye ndavuze. Hari abantu bavuga ngo Imana ntiyivuguruza, ku mukiranutsi ntiyivuguruza, ariko ku munyabyaha irivuguruza. Yego cyane rwose. Na biravuga ngo haracyasigaye igihe gito, uzaza ntabwo azatinda. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ariko nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Niki byatumye Imana izinukwa bene umutima w'Imana uravuga ngo ndabarutse. Imana irivuguruza ku munyabyaha, nongere ndishimangire. Iyo ikubwiye ikakubwira ngo nzakugirira neza mubanye neza, ikaguha amafaranga, waguha miliyoni ntukarushaho gusambana, yagiriye kabiri ukarushaho gutingana, ntabwo yafata ibintu ngo yongere ibikongero. Ntabwo iba yabuze abantu ibiho. Irindi rya kabiri kandi n'iry'ubugingo, uba umaze gutandukana naryo. Ndavuga ngo nari naravuze ko muzagendera imbere yanjye, ariko none ntibikabe ndabihinduye. Urebe niba Imana itaba uwo nkurikiranye itaba irimo ihindura amasezerano mwagiranye kubera imyitwarire yawe. Ndavuga ngo abanyubaha nibo nzubaha, abansuzugura nabo bazasuzugura. Irabihakana. Ivuga ijambo rikomeye, avuga ngo ngiye gukora ikintu mu Isiraheli, uzacyumva wese amatwi yazacuramo injereri. Uwo munsi nzasohoza ibyo namuvuzeho byose. Dusomye ijambo rero ryerekana Imana igiye gusohoza ijambo yavuze y'ubwayo, kandi ijambo yavuze iririnda ibihe n'ibihumbi. Abenshi nuko iryo jambo rivugwa bakegeranya ku byiza. Icyiza yavuze ikirinda ibihe n'ibihumbi, n'ikibi yavuze ikirinda ibihe n'ibihumbi. Igishakira n'inzira. Itejeje Abisiraheli umutima wo kujya kurwana n'Abafilisitiya, bati tugende turwane. Barahaguruka, naho Imana ibirimo. Bikubise mu rugamba, Abafilisitiya baba barabanize, guhapfa abandi 3,000. Reba abantu ingabe 3,000 ariko reba ngo zipfa, barapfa. Ngo basubirayo, ngo abakuru b'umudugudu n'abatambyi babaza abantu bagiye kurwana bati bite byagenze gute. Kandi abo bajyaga kurwana ku rugamba ntabwo ari bo ba nyirabayazana bayatumye Imana iva mu Bisiraheli. Ba nyirabayazana bari bakiri hejuru ishiro, bari bakiri hedikota. Tukiraho ijambo nyiramo tuganire rifite intego ivuga ngo ntabwo birarangira, kuko icyo abantu bapfa n'Imana ntibaragikuramo. Ngo ntabwo birarangira, icyo abantu bapfa n'Imana ntibaragikuramo. Bizarangira icyo abantu bapfa nayo bamaze kugikuramo. Ntabwo birarangira, iracyafite inzira. Ntabwo birarangira. Siko wavuga ngo Imana ni Imana ibabarira muhi ibyo bintu. Uwazisabye nezibabarira utazisabye. Ibabarira uwasabye imbabazi n'uwemeye. Si n'Imana yonyine no mu mategeko y'isi wemeye ugasaba imbabazi. Igihe bakugaragaza akavuga ati uyu muntu tumurekuye ntitumufunge ntacyo byatwara, basanga aricyo byatwara bakagabanya ibihano, cyangwa bagashyiramo insubika gifungo. Amategeko hari ingingo bagenderaho. Iyo umuntu asabye imbabazi, nese umwana we ntajya gusaba imbabazi ukamubabarira, bari kumukubita inkoni 5 ukamukubita kamwe, kabati ngaho ugenda ntuzongere. Irababarira ariko wazisabye. None se irababarira umuntu wasambanye bugacya gatingana, bugacya kica, bugacya gakuramo inda, bugacya kagambana, bugacya kagira amoko, bugacya kambura, bugacya nukuvuga ngo izajya gumiza impuhundagaze y'imbabazi nta bihanigira. Abantu babaye bate? Nta bihanigira. Nese Imana ntituye mu bwami bwo mu ijuru. Hari ubwami butagira amategeko se? Wigeze ubona? Wigeze ubona leta itagira amategeko? Nese leta y'Imana ntigira amategeko. Iyo amategeko abaho rero abaho amategeko yo guhana, akabaho n'amategeko y'imbabazi. Amategeko y'imbabazi ku Mana rero ntuzisabye. Byari bitararangira rero bararwana. Reka dukomeze. Haleluya. Baraneshwa. Hapfa abasirikare bagiye kurwana, ariko atari bo ba nyirabayazana batumye Imana ibazinuka.
naho imana ifite abishaka. Hari igihe ibintu bizurungutana hakagira ababigendera ariko batabigizemo uruhare, ariko imana yashakaga ba nyirizina nyirabyo. Barangije kurwana ngo abakuru b'umudugudu baraterana n'abatware bati bigende gute, baravuga ati kugira ngo rero tuneshe reka dutumishe tuzane isanduku y'Imana izigendera hagati muri twe, igendera hagati y'abakerobe, izigendera hagati muri twe, izadufasha kwirukana ababisha bacu. Mbibutsa ko iyo sanduku y'Imana icyari kirimo hari harimo ibihamya bya bisate by'amabuye by'amategeko ya Mose, hari harimo ya nkoni ya Aroni yarabije, hari harimo ngo na manu, hari harimo bya bihamya byerekana ko yabanye nabo muri bya bihe byo mu Egiputa. Bagenderaga ku bihamya ko yagendanye nabo ariko barayitaye. Bagenderaga ku bihamya ko yagendanye nabo ariko barayitaye, badakurikiza amategeko yayo. Mbega baramaze kugira bimwe beza bazirura, baramaze kugira bamwe bazirura. Nenda rero ngo iraza naho ko kuyitumaho ngize, Imana yari iri muri iyo nama bayitumaho ngize igira ngo ibone uko ibona bene Eli bicayeyo. Ni bene Eli yashakaga bicayeyo. Hari hapfuye inzirakarengane Abafilisitiya barazica, kandi ibyago atari bo babiteje, ibyago byaratejwe na bene Eli. Biba ngombwa ko bayitumaho rongisi. Ntabwo rero yari kuza ngo bene Eli basigare bicaye ubusa, bagombaga kuza bayiherekeje. Nibo yashakaga rero, ivuye kuri headquarter. Nibo yashakaga rero. Ni ijambo rivuga ngo ntabwo birarangira, abishaka izabanza ibashyikire. Baramanuka rero, Feniyasi na Kofoni baraza uwo munsi, kandi bajya ku rugamba kurwana. Babagore basambanyaga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro ntabwo baje. Reka ntabwo baje hamunze bene Eli bonyine. Hari igihe kizagera ikabarana nawe yasezeranyije. Baraza ngo igeze mu rugero ngo Abisirayeli bavuze induru bariyamira. Biyamiye ngo Abafilisitiya barabyumva ngo bigenze gute. Abafilisitiya baravuga ngo ni Imana yabibagezemo. Bavuga ngo izi Mana ngo zatejeje ibibazo mu Egiputa, bari bayizi. Bavuga ngo none n'induru dukiza amaboko yayo. Abafilisitiya bari bazi ko ibarimwo ibagezemo, naho kumbi ikibagezemo ni ibihamya by'ibyo yakoze, y'ubwayo ntabwo irabagiramo, barayitaye. Abisirayeli barangurura batera haleluya, ariko nta kintu kibarimo. Niba ari ibintu birambiranye, ni haleluya ziri mu rusengero utamenya icyo zifanye, ku buryo umuntu atera. Hari uherutse gutera haleluya turanga mu iteraniro, arazamuka atera haleluya n'ukuntu yogoshejeje ibere riba rivuyemo, arwana naryo yongera risubizamo. Ati haleluya rivamo yongera risubizayo. Niba Imana barumvise ko ari umugabo bakagera ngo iraheheta nk'uko abagabo b'isi baheheta, njyewe byaranyuye. Bayitera ariko nta itabarimo. Imana irambiwe za haleluya zivanze n'ibyaha. Abantu ntibarore kuzitera ariko birinde ibyaha, bareke Imana idakora. Yego. Abafilisitiya bavuga ngo turwane kigabo, ejo tutaba baretwa Abisirayeli nk'uko bari biretwa byacu. Biyungamo imbaraga zo kurwana. Abisirayeli ngo bajye kurwana, bagezeho ngo Imana irongera irabarekera batanga, barapfa ku rwego rwo hejuru. Barangije barirukanka. Bamaze kwirukanka, Abafilisitiya ngo baragenda bacakira isanduku y'isezerano. Ngo uwo munsi Feniyasi na Kofoni bapfira icyarimwe. Mana ati icyo nashakaga ni iki, ibirabayishe. Isanduku barayinyaga. Muka Feniyasi akuramo inda, abyara umwana udakuze, amwita Akiboti. Aravuga ngo icyubahiro gishize ku Isiraheli. Kuko yari azi ko umugabo bapfuye n'umugabo wabo bapfiriye rimwe. Irya kabiri isanduku y'isezerano ry'Imana iranyazwe. Gatatu ngo sebukwe ari we Eli ngo abyumvise ngo yahise agwa ingazi, akuba ijosi, aba arapfuye. Umukazana we ati icyubahiro gishize ku Isiraheli. Abyara igihe kitageze. Kubera ihe mpamvu yabonaga Eli ubahagarariye nk'umwami wabo cyangwa se nk'umuyobozi mukuru apfuye. Umugabo warapfuye Feniyasi, umugabo wa Feniyasi arapfuye, Kofoni nabo barapfuye, isanduku y'Imana iranyazwe. Ni ukuvuga ngo mu bigendanye n'imyubakire cyangwa se ku idini ryabo, reka tuvuge n'urugero, ku idini ryabo yabonaga birangiye, ariko nayo mbabwira ngo ntabwo icyubahiro cy'Imana cyari cyakarangira, kiracyahari, ahubwo Imana igiye kwirwanira. Haleluya. Imana igiye kwirwanira. Haleluya. Amina. Barajyana barayinyaga. Imana ati iri cyo nashakaga, abo nashakaga ndababona.
abo nashakaga ndabashyikiriye. Finiyasi na Kofoni bapfira umunsi umwe. Na Eli nawe arangije agwa ingazi. Imana ati icyo nashakaga ngiki ndakibona. Biba birarangiye ibya shyiraho ngaho. Abafilisitiya baba barayinyaze. Ngo barayijyana. Ngo bamaze kuyijyana bayijyana mu rurembo rwabo. Baragenda bayegereza Dagoni. Baravuga bati haleluya, Dagoni yakitsinze Imana y'Abisiraheli. Bamaze kuyigezayo kuko Imana ari imbaraga. Imana ari amaboko. Haleluya. Ifite Imana yirwanira nta mutambyi uhari. Imana yirwanira nta muhanuzi. Haleluya. Imana ishimwe. Ni Imana yirwanira. Umutambyi adahari. Pasitori adahari, revera adahari. Erega abantu bishaka kurusha ubutwara Imana. Ni Imana yabafashe ibaha akanzu kugira ngo babeho. Ibaha akanzu kugira ngo nyine umurimo ukorwe. Nta mugaragu uruta shebuja. Nta muhanuzi waruta imuha guhanura. Ntibishoboka. Abantu bose nibagenze gake. Nima ishobora kwirwanirira Teo tudahari. Tutahari, tutabwirije, tutahanuye Imana yakwirwanirira. Kandi ikarwanisha amaboko yabo. Ngigeze mu Bafilisitiya bayishyize impande ya Dagoni ngo yagikubise hasi iracyubika. Mu gitondo bagarutse ngo basanga yaguye ngo barongera Dagoni barayegura. Bayegwa ngo none irangije ngo ihita icomora ukuguru, icomora ukuboko, iracomora irangije jugunya hirya hariya. Ngo baje basanga Dagoni yaguye ngo ku gitabo cyayo ngo byarangiye ibyayo. Baravuga ati tubabigenza gute. Ngo bakibitekereza Imana y'amahoro itangira kwishakira icyubahiro cyayo, itangira kubateza ngo ibishuti. Bose amaboko akajya bagenda bayazamuye, ibishuti n'ibibyimba byaje. Imana ifite ahantu yakora isi yose ikanyura. Haleluya. Ifite ahantu yakora byose bikarangira bigahagarara. Imana ishimwe. Barangije bavuga ngo Imana turayigenza gute? Ngiye Imana turamuheka muki ko tubona amaboko yayo arushijeho kugenda turemerera. Yego. Ngo barangije ngo barayihererekana. Ngo bayijyana igati. Abigati bavuza induru. Ngo bayijyana kuri Ekuroni bavuza induru. Ngo barayimanura bayijyana kuri Ashitaroti bavuza induru. Ngo abatambyi b'indembe 5 z'Abafilisitiya baraterana babaza uwagiye ku rugamba bati ko twagutumye ku Rwanda twagutumye Imana ubundi wayizanaga ku marike. Ubwabo basubiranamo kuko Imana yari mu kazi. Imana igiye kujya mu kazi abantu bose barifasheho ijambo batangira basubirane. Undi ati sinjye wabikoze, undi ati sinjye wabikoze, undi ati narakubwiraga. Baranje ngo ntabwo yagenda ubusa. Reka dushake inka imaze amezi 3 ibyara tuyikureho iyayo dukore n'agasanduku tugashyira inyuma inka igenda igakure dufate Imana tuyishyiremo tuyohereze nitubona yaceje mu Bisiraheli turamenye ko ibyago twabitewe n'Uwiteka nikatira ahandi hantu turamenye ko bitaturutse ku Uwiteka atareka amaboko yayo yakugumiza kuturemerera. Ngo nuko bayerekeje ngo bagiye kubona babona Imana iratashye isubira mu Isiraheli. Haleluya. Isubira mu Isiraheli izayiza n'imiga. Ariko Beneri yari maze gukora icyo yashaka. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Ni ijambo rivuga ngo ntabwo birarangira. Ntabwo icyo yashakaga gukora ntabwo irakigeraho. Ntabwo birarangira bene Eli itarabashyikiye. Nimara gufata bene Eli byose bizarangira. Ababyishe ni bene Eli. Abandi bararenganaga. Reka dusome rino jambo dusorezeho. Dusome rino jambo dusorezeho riri muri gitabo muri Samweli wa mbere. Turasoma igice cya 6 nyuma turasoma hano no ku murongo turasoma ku gice cya 7 Purito no ku murongo wa 2 aranditswe ngo titira amagambo avuga ngo Uwiteka akiza Abisiraheli amaboko y'Abafilisitiya. Yego. Ubwo Uwiteka akiza Abisiraheli amaboko y'Abafilisitiya. Bivuga ngo icyo gihe cyose bari barabaheranye ariko bango ngo Uwiteka bakiza amaboko. None yabacishije amaboko y'iki no tugiye gusoreza. Yabacishije amaboko bigenze gute? Umurongo wa 2.
aho isanduku igereye ikiriyatarimu hashize igihe kirekire cy'imyaka 20. Ab'inzu ya Isiraheli yose bashaka Uwiteka barira. Bashatse Uwiteka barira hashize imyaka 20. Bashatse Uwiteka barira. Sinzi niba ukumvise. Ndaryumvisha. Aho isanduku igereye ikiriyatarimu hashize igihe cy'imyaka 20. Ab'inzu ya Isiraheli yose, n'ab'inzu yose noneho yose nta gice cyasigaye, n'ab'inzu yose bashatse Uwiteka barira. Maze Samweli abwira inzu ya Isiraheli yose ati, niba mugarukiye Uwiteka mugarukiye Uwiteka n'imitima yanyu yose, nimukureho imana z'abanyamahanga na Ashitaroti, mutunganirize Uwiteka imitima yanyu, aba ari we mukorera musa, nawe azabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Niyo wasoreza. Reka umubwire wowe unyumva, ufite Umufilisitiya wawe urwana nawe. Ushobora kuba ari umukene, ari urushaka, mbega nuko aho uri hose. Niba ushaka ko Imana igukiza amaboko y'Abafilisitiya, niba uyishaka, kuraho imana z'abanyamahanga, kuraho icyaha, kuraho ibyo wiringiye. Numara kubikuraho, Uwiteka aza kurwanirira. Bigihari ndaguhakaniye, arakureka bikuzonga. Niba ubishaka, kuraho. Ni ijambo rivuga kwatura, warangiza ukanareka, Imana ikabona kukurwanirira. Imyaka 20 yari ishize, yari myinshi, Abafilisitiya babahondagura. Iyo umaze ntabwo nyizi bishobora kuba 2, ishobora kuba na 40. Ufite Umufilisitiya mu rugo iwawe, wa mugabo, wa mugore, wa mukobwa we, umufite mu ruhande rwawe mu kazi. Niba ushaka ko Imana ikurwanirira, kuraho. Naho utarakuraho, ikipfa nawe ntabwo kirarangira, kizarangira ari kukuyeho ikipfa nawe kugira ngo ikurwanirire. Ndashoje. Ndagushimiye mwana. Uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakorwa. Utinda kurakara, ukitura kubabarira. Kandi umutima wawe wuzuye imbabazi n'urukundo n'impuhwe. Imbabazi zawe zizi umuntu yazemeye. Waravuze ngo abantu nibemera bakatura ibyaha byabo, bazabibabarira. Ariko ubihishira agahisha ibicumuro, ntabwo azagubwa neza. Na Yesu yaravuze ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni Uwiteka avuga. Cyaha wagihisha abantu ntibakibone, ariko kikakwima amahoro. Kubona amahoro ni ugukuraho icyaha n'igisa nacyo. Ndasenze ngo iri jambo rigere ku muntu wese, kandi Umwuka Wera arushaho kurimusobanurira, aryinjize mu mutima wiwe, kugira ngo abone umunezero ushyitse n'umutima wuzuye mu nda, kandi abone ibyiringiro by'ubugingo bw'ejo hazaza. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen, amen. Murakoze cyane inshuti yanjye, mukozi w'Imana, urakoze ku bw'amagambo meza utuganirije. Reka tugushimire. Nitwongera kubakenera muzatwemerere. Oya tuzaza. Murakoze, kandi Yesu agumugisha gufasha abantu b'Imana basobanukirwe n'urugamba barwana. Uziko menye ko bitararangira koko. Ntabwo birarangira. Bajya banga Imana nta nzika igira, ariko menye ko ishobora kugira inzika ku munyabyaha. Umunyabyaha atabagikuraho. Yego. Ntabwo zarangira. Reka tugushimire. Yego, urakoze. Mwakoze cyane.